Yesu ashimwe kare mu kiganiro cya Soir. Imana ibahe umugisha kandi dushimire buri muntu wese ukomeje gukurikira ikiganiro cya Soir. Imana ibahe umugisha cyane. Kadutangire dusenga. Turagushimiye Imana, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye ko ubana natwe. Turagusabye kugira ngo umwanya tugiye kuganiramo ijambo ryawe. Ijambo ryawe riganze, ijambo ryawe ritegeke, ijambo ryawe riba ari ryo twibwira ryonyine ku manywa ndetse na nijoro, kandi dusengeye abaryumva umunsi ku munsi. Wabaye umwuka wera, wabaye inyota yo gukunda ijambo, kuryumva, kurisoma buri munsi, kandi no kugira inyota yo kurisangiza n'abandi. Komeza utwubakire ubuhamya bwiza, wabe mu ruhande rwacu, kandi ukomeze kwagura ubutumwa bwawe hose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe. Nizere ko mwagize umurimo mwiza, kazi keza. Tugiye gufatanya gusoma ijambo riri muri Mika, ibice byaho 6. Tuze guhera ku murongo waho, tuze muri Mika guhera ku murongo waho wa 7, tugere ku murongo waho wa 10. Ibice 7, sorry. Duhere ku murongo waho wa 7, tugere ku murongo waho wa 10. Mika ibice 7, duhere ku murongo wa 7, tugere ku murongo waho wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo, ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Nicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko ntamugomeye, kugeza ubwo azamburana akantsindira. Azansohora anjyane mu mucyo, mbone kureba gukiranuka kwe. Maze umwanzi wanjye azabirebe amware. Wambwiraga ati, Uwiteka Imana yawe irihe? Amaso yanjye azamureba, ubu azanyukanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira. Amen. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rikomeye umuhanuzi Mika yahanuye. Nusoma mu by'ukuri mu bice bibanza, ubona yuko hari harimo urugendo rurerure Abisirayeli banyuzemo, navuga rw'ibigeragezo bikomeye. Noneho rero ku murongo wa 7, igice cya 7, niho yatsindagira avuga ngo, ariko jyeho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Ni ijambo rikomeye nifuje ko uyu munsi twaganira, kuvuga ngo wowe nanjye tuhoze amaso ku Uwiteka, kandi dufite ibyiringiro yuko Uwiteka azatwumvira. Duhoze amaso ku Uwiteka, ibyiringiro byacu, kwizera kwacu, amaso yacu, amatwi yacu, tuyahoze ku Uwiteka. Imana yacu nishimye, tuyahoze ku Uwiteka kuko Uwiteka niwe mahoro yacu, Uwiteka niwe gakiza kacu, kandi nta muntu umwiringira maze ngamukoze isoni. Imana yacu nishimye. Ariho niho yamubwiye, yanditse aravuga ngo, ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Cyangwa rero nanjye mbabwire bene data, dusangiye ijambo kuno mugoroba, twige gutegereza Imana. Tuyitegereze mu burwayi, tuyitegereze mu bushomeri, tuyitegereze mu kugira ibyo tubura, mu bupfubyi, tuyitegereze mu kubabara, kandi tukizeye, tukikunda, tukikorera. Harimo umugisha uva mu gutegereza. Imana yacu nishimwe. Aha rero Mika aravuga ngo, nzayitegereza, nzayihanga amaso, nzibwira ibyo ishaka. Haleluya. Nzibwira ibyo ishaka, ariko hari icyo nyishakaho. Hari umusaruro urimo gutegereza, hari umusaruro wo kuyihanga amaso, hari umusaruro wo kuyizera. Imana yacu nishimwe. Bene data, dusangiye gucungurwa rero. Ushaka kuba ufite icyifuzo urimo usengera kuri uno munsi, icyifuzo gikomeye, cyaba ari icy'uburwayi, cy'ubushomeri, cy'ubukene, cyangwa se n'izindi ngorane zitandukanye. Uyu munsi ndakubwira ngo hoza amaso ku Uwiteka, hoza amaso ku muremyi wacu. Bari uhanga amaso, ibintu byose bikureho amaso. Bari we ugiraho focus, bari we uhanga amaso, bari we ureba, bari we utumbira.
bari butumbira ubere nka cya kirema cyari ku irembo. Nuko bagiye Petero arimo ajya gusenga, maze ngo kiramutumbira kirabatumbira cyane. Ijambo ryatumwe kirabatumbira cyane. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite, ariko icyo dufite uyu munsi turakiguha. Ndakubwira ngo nawe tumbira, nk'uko Mika yavuze ngo nzahoza amaso ku Uwiteka mutumbire. Uyu munsi arakubwira ijambo rikomeye, ijambo ry'ibyiringiro rivuga ngo icyo afite arakiguha, kandi icyo afite nta kindi ni urukundo, icyo afite nta kindi ni amahoro, icyo afite nta kindi ni ukugukiza, ni ukugirira neza, ni ukongera kuguha inkomezi mu buzima bwawe, ukongera ukagenda urugendo ukomeye, imperezo yawe irimo impamba, ukongera ukagenda imvumba yawe irimo amazi yo kunywa. Imana yacu nishimwe. Ijambo mfite muri uno mugoroba niryo Mika yavuze ku gice cya 7 umurongo wawo nyine wa 7 uvuga ngo ariko jyewe nzahoza amaso ku Uwiteka, zategereza Imana impa agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Ku 8 ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Ndakubwira ngo ibintu biguca intege yo kuvuga ngo wowe Imana yarakwanze, uri gicibwa, ntabwo hamye ufite ntaki, wowe wakorera Imana gute, wowe ubundi uri muntu ki, nta gaciro ufite. Ndakubwira ngo ibyo bicanege byose wibwire ngo wa mwanzi wanjye we ningwa nzabyuka. Ndashaka kukubwira ngo niyo umunsi byaba bitameze neza, ariko nubwo waba warageze hehe, ntabwo wamera nka Pawulo, ntabwo wagera aho kushayisha cyane nkawe, ariko yarabyutse ahuye na Kristo. Umunsi umwe aramumenya by'ukuri, ahagurutse yamamaza Kristo adafite ikindi kintu cyose kimutera ubwoba. Aramwamamaza, yamamaza ubutumwa bwiza muri Aziya Minere, ajya mu Burayi, i Roma, ajya n'ahandi henshi avuga ubutumwa bwiza. Abantu benshi abazanira kuri Kristo Yesu. Uyu munsi nawe ubwire ibicanege byose, ubibwire ngo wa mwanzi wanjye we wita iki, ko ningwa nzabyuka. Hepfo rero Mika yavugaga ijambo rikomeye nakunze ku 9 ngo nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza ubwo azamburana akantsindira, azansohora njyane mu mucyo mbone kureba gukiranuka kwe, maze umwanzi wanjye azabireba amwarwe. Wambwira guti Uwiteka Imana yawe irihe, amaso yanjye azamureba. Yavuga ngo wowe uca intege, Kristo Yesu azanzamura, azambyutsa, nzihanganira, nungwa nzihanganira muri we, ahandi nzajya, n'inkoni nzazikubitirwa muri we, nzakomeza munambyo, ariko nimbyuka azanyerekana, azanjyana mu mucyo, azangaragaza. uzambona ntambagiza kandi uzamwarwa. Ijambo rikomeye Mika yavuga ngo wowe ucitse intege, wowe ugaragara nk'umunyantege nke, wowe ugaragara ko ntacyo ufite, wowe ugaragara ko nta bindi byiringiro, ugaragara yuko utakorera Imana, uyu munsi uyikorere neza. Igihe nyacyo izaguhagurutsa, izakunyuza mu mucyo w'itangaza, izakumurikira abantu, kuko wanambye kuri yo ukayizera, kandi ibyiringiro byawe ukabikura ku bantu, ibyiringiro byawe ukabishyira kuri yo, ukaba ariyo utumbira yonyine, ukaba ariyo ureba yonyine, ukaba ariyo wibwira yonyine, ukaba ariyo ushima, uha icyubahiro. Uwiteka wacu nahimbazwe cyane. Ngiri ijambo rero nari mfite kuri uno mugoroba rivuga ngo nawe komera muri Kristo, ubare wamaza ibyiringiro byawe biba ari we bishingiraho wenyine, kurenza abantu. Kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura amaso kuri situasiyo zose, ahubwo uhange amaso Kristo, bari umutumbira wenyine, kandi nawe arakugirira neza. Munyemere dusenge dushima Imana, kandi nano bakabwa kure ikiganiro cya mu gitondo cya Romate. Imana ikomeze kuba umugisha. Amen. Senge. Turagushimiye Data, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye akanya keza ubudahe gusangira ijambo ryawe. Komeza twuzuze amagambo y'ubwenge, ijambo ry'ubugingo, ijambo rikiza, kandi uduhe kuguhanga amaso wenyine, kuko ari we gakiza kacu. Kuko igihe nikigera ngo uzatumurikira, uzatujyana mu mucyo, ukatugaragaza uko turi nyako. Komeze kubana natwe, kandi ushyigikire bene data bose bacitse intege mu buryo butandukanye, ubakomereze aho bari, kandi igihe nikigera uzabasubize, ubagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Nahejo. Amen.